الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala we waturemye kandi akatugenera n'amafunguro azadutunga mu buzima bwacu bwose igihe icyo ari cyo cyose tuzaba tukiri mu buzima. Nta nubwo kandi yaturetse gutyo, ahubwo yatwohereje intumwa n'abahanuzi mu bihe bitandukanye kugira ngo zize zitwigishe kandi zinatuyobore inzira nyayo ikwiriye izatugeza ku Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala by'ukuri. Bityo uzumvira izo ntumwa akazubaha agakora ibyo zamutegetse n'ibyo zamubwiye azajya mu ijuru, n'uzazisuzugura akanyuranya n'ibyo zamwigishije nawe azajya mu muriro utazima. Imana Nyagasani uturinde. Amahoro, imigisha by'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala bigwire kandi bisakare ku mukunzi wacu, intumwa yacu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, we n'izindi ntumwa zose ndetse n'abahanuzi, abiwe mu rugo ndetse n'abasangirangendo be n'abamukurikiye bose, natwe turimo kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Amagambo meza n'amagambo y'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala n'umuyoboro mwiza, n'umuyoboro tweretswe kandi twigishijwe n'intumwa yacu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, aribwo Uislamu. Ibintu bibi n'ibihimbano, kubera ko ibihimbano byose birayobya kandi ubuyobe bwose bujyana umuriro utazima. Imana Nyagasani iturinde umuriro kandi turinde kuyoba. Iyo uyobye ntago ugera aho washaka kujya. Uyu munsi inyigisho zacu z'uyu munsi, cyangwa se ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kiraganira ku kintu gikomeye cyane, ikimenywa bose, cya kindi umuntu uwo ari we wese adashidikanya ko kizamugeraho. Nta kindi rero ni urupfu. Inyigisho zacu z'uyu munsi nifuje ko tuganira ku rupfu. Urupfu ruduhiga twese, urupfu rutugeraho twese, urupfu Imana yanditse kuri buri kiremwa cyose gifite ubuzima kigomba no kuzapfa. Rero urupfu nyine ruzagera kuri buri kintu, cyane cyane ko buri kintu icyo ari cyo cyose gifite uburyo ndetse na kamere Imana yagihaye gipfamo. Urupfu rero rugera ku bantu bose, buri kiremwa cyose kizapfa. Intumwa n'abahanuzi nabo urupfu rubageraho cyangwa se rwabagezeho. Abarangwa no gukora ibikorwa byiza bagandukira Imana uko bukeye n'uko bwije nabo barapfa. Ntabwo urupfu rutwara abantu babi gusa, ahubwo n'abizera rubatwara. Urupfu rutwara abakire, rugatwara abakene. Ntabwo urupfu ari urw'abakene gusa ngo abakire bazabaho ubuziraherezo, ahubwo nabo rurabatwara. Urupfu rutwara umuto ndetse rugatwara n'umukuru. Ntabwo ruvangura, ntabwo rugira imyaka. Iyo wavutse ugeze kuri iyi si uba uri umukandida wo gupfa. Urupfu rutwara umugaragu ndetse rugatwara na shebuja. Rutwara abeza ndetse rugatwara n'ababi. Urupfu rugera kuri buri uwo ari we wese.
uretse Allah subhanahu wa ta'ala, Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala nyir'ibiremwa, uwaremye ibintu byose akabihanga, nyir'ubuzima buhoraho, uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala wenyine niwe utazapfa. Urupfu ni urwa buri wese, ndetse n'amajini azapfa, n'amashitani azapfa, n'abamarayika bazapfa, ndetse urupfu n'umumarayika Imana yashinze gukuramo roho z'abantu, washinzwe kumenya ngo ni iyihe saha n'uwuhe munota kanaka ari bupfire, akabimenya n'uwo munsi kanaka azapfiraho, n'ihe tariki kanaka azapfiraho, ni ukuhe kwezi, n'uwuhe mwaka. Uwo mumarayika Imana yashinze ibyo bintu nawe igihe kizagera apfe. Bivuze ngo urupfu rwanditswe kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Urupfu rero rwatwaye benshi mu bo wari uzi ndetse n'abo utari uzi, barapfuye baragusiga. Ushobora kuba rwaratwaye papa wawe, rugatwara sogokuru wawe, rugatwara mama wawe, rugatwara nyogokuru wawe, rwatwaye abavandimwe bawe ndetse n'inshuti zawe, abo mwari musangiye akazi ndetse n'abo mwirirwanaga, abo mwasangiye amasomo, abo mwiganye ku ishuri, abo mwahoranaga mutigeraga mutandukana, abo ngabo urupfu rwaraje rurabagutwara. Rwatwaye abaturanyi ndetse rutwara n'abana, inshuti magara wakundaga zagukundaga nazo, urupfu rwaraje rurabatwara, n'abandi batandukanye. Urupfu rwaraje rurabatwara. Icyo ni ikimenyetso rero cyerekana yuko urupfu ruzagera kuri buri muntu uwo ari we wese, ndetse banatubwira yuko urupfu narwo ubwarwo ku munsi w'imperuka ruzapfa, rukavaho rukarangira. Nubwo rudutwara, ariko nirumara gutwara abantu bose barangiye, n'ibintu byose bigomba gupfa bipfuye, narwo urupfu narwo ruzapfa rurangire. Ari naho Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala izabwira abantu bo mu ijuru iti: mube mu ijuru burundu ubuziraherezo, urupfu rurarangiye, nta gupfa kundi guhari. Hanyuma ibwira n'abantu mu muriro iti: nimwe mu muriro ubuziraherezo, urupfu rurarangiye, nta gupfa guhari, ibi bihano muzabivamo ubuziraherezo. Icyo kintu rero kiturangiza, kikadukura mu munezero, kikadukura mu buzima, kikadutwara abacu, kikadukura mu bacu, kikadukura ku isi, kikadukura mu byo twaruhiye ubuzima bwose, kikadutandukanya n'abavandimwe, kikadutandukanya n'inshuti, kikadutandukanya n'abafasha bacu, abana bacu, abo dukunda n'ibyo twakundaga, kikadukura mu buzima. Ese icyo kintu ni igiki? Aka kanya ka none aha ngaha umuntu akubajije ngo urupfu ni iki, wamusubiza iki? Ikindi nanone tutakibagirwa kuvuga aha ngaha ni uko urupfu nyine ukumva rwatwaye abantu batandukanye, abari bakomeye n'abari boroheje, abo wari uzi n'abo utari uzi, inshuti n'abavandimwe ndetse n'abanzi bose rukabatwara. Rwose hari umunsi umwe nawe ruzaza rugutware. Hari umunsi umwe nawe ruzaza rugutware. Niyo mpamvu wari ukwiriye kumenya neza ibijyanye n'urupfu, ukarusobanukirwa kandi ukanarushaho kurwitegura. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: igihe kimwe Jibril yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam arangije amubwira ati ya Muhammad, iyo Muhammad ishi ma shi'ta fa innaka mayyit, ati baho kushaka ariko uzapfa. Ishi ma shi'ta fa innaka mayyit, baho kushaka ariko uzapfa. Wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi, kandi unakore ibyo ushaka ariko uzabihemberwa. Ibyo ukora nibyo uzahembwa, uguhinga niko uzasarura, ntabwo ibyo wabibye uzasarura bitandukanye nabyo. Fa inna al-jazaa min jinsi al-amal, kubera ko ibihembo biturukana n'ibikorwa umuntu yakoze. Intumwa y'Imana Jibril akomeza abwira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquhu, ati kandi unakunde ushaka ariko uzatandukana nawe, uko byagenda kose uzatandukana nawe, mu buryo ubwo aribwo bwose uzatandukana nawe. Aya ari mumwe mu magambo Jibril yabwiye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamwe mu bamenyi badusobanurira urupfu icyo ari cyo, bakatubwira ngo al-mautu huwa nihayatu hayati dunya wa bidayatu al-hayati al-akhirah, ati urupfu ni ukurangira k'ubuzima bw'isi no gutangira ubuzima bw'imperuka. Urupfu ni ukurangira k'ubuzima bw'isi no gutangira k'ubuzima bw'imperuka. Mbese iyo umuntu ubuzima bwe bwa hano kuri ino si burangiye, umuntu atacyumva, atakivuga, atagishobora kugenda, atagishobora guhumeka, atagishobora kurya, atagishobora kunywa, atagishobora kubana n'umuryango we ndetse n'abandi muri rusange, icyo gihe ubuzima buba bwahagaze bwo ku isi, haba hatangiye ubuzima bw'imperuka. Icyo gihe iyo ibyo bibaye nirwo rupfu. Urupfu ni ukurangira k'ubuzima bwo ku isi no gutangira k'ubuzima bw'imperuka. Niko bamwe mu bamenyi batubwiye ko urupfu ari cyo bisobanura. Abandi batubwira ko urupfu huwa halatu tawaqqufi al-kainati al-hayya nihaiyan anin-numuw, ati urupfu ni uguhagarara kw'ibinyabuzima bigahagarara burundu, ntibyongere kunyeganyega, ntibyongere gukura. Icyo gihe iyo ibyo bibaye umuntu aba apfuye. Nk'uko twabivuze rero, buri kintu cyose gifite ukuntu gipfa. Abantu dufite ukuntu dupfa, n'inyamaswa zifite ukuntu zipfa, ndetse n'ibiti bifite ukuntu bipfa, n'ibyatsi bifite ukuntu bipfa. Buri kintu cyose gifite ukuntu gipfa. Icy'ingenzi ugomba kumenya kandi ugomba kuzirikana ni uko Allah yavuze ati kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, ati buri kiriho cyose kizarangira, yani kizapfa kigire uburyo gipfa, hazasigara Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala nyiricyubahiro kandi nyirigitinyiro. Abandi bamenyi baratubwira bati urupfu huwa infisalu ruhi anil jasadi, urupfu ni ugutandukana kwa roho n'umubiri. Iyo roho itandukanye n'umubiri wayo, icyo gihe umuntu aba apfuye birangiye. Abandi bakatubwira ngo al-mautu huwa khuruju ruh min al-jasadi, ati urupfu ni ugusohoka kwa roho mu mubiri wayo. Iyo roho isohotse mu mubiri wayo, khurujan nihaiya, gusohoka kwa burundu, icyo gihe umuntu aba apfuye. Ibi nibyo bisobanuro abamenyi bamwe na bamwe bagiye batanga bavuga urupfu. Allah rero nawe yagarutse kuri iki kintu gikomeye cyane muri aya zigiye zitandukanye muri Qur'ani, aho Allah atubwira ati kullu nafsin dha'iqatul maut,
aho Allah agira ati buri roho yose izapfa, buri roho yose izumva urupfu, buri roho yose izasogongera urupfu, buri roho yose izabonja ububabare bw'urupfu. bivuze ngo nta roho n'imwe itazapfa, buri kintu cyose gifite roho kizapfa. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. nanone Allah arongera akatubwira muri surati Ar-Rahman agira ati buri kiri ku isi cyose kizavaho, buri kiriho cyose kizapfaho, hazasigara Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, nyir'igitinyiro, nyir'icyubahiro. bivuze ngo Imana yonyine niyo itazapfa, ariko ibindi birimo byose bizapfa. nanone Imana irongera ikatubwira muri Qur'ani igira iti walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati ila akhir al-aya, ila qawlihi ta'ala wabashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yesu natubwira ngo tuzabagerageza kuri buri kintu, tuzabateza ubwoba, tuzabateza ubwoba, tubateza inzara, wanakusu min al-amwal, tubateze gukena no kugabanyuka kw'imitungo, wal anfus, tubateze urupfu, mupfe n'abanyu bapfe, abo mwakundaga bapfe, imiryango yanyu mupfushe, abo miryango yanyu mupfushe, abavandimwe mupfushe, inshuti n'abandi batandukanye, kugeza ubwo Nyagasani yavuze ati ariko ha inkuru nziza abihangana. ba bandi iyo bagezweho n'ibyago by'urupfu bavuga bati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ati turabimana kandi twese tuzasubira ku Mana. nanone Allah arongera akatubwira muri Qur'ani atusobanurira ibijyanye n'urupfu agira ati alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ati Imana Nyagasani wanyu niwe waremye urupfu ndetse arema n'ubuzima kugira ngo abagerageze mubashe kuba mwarushanwa gukora ibikorwa byiza bishimwa kandi bikundwa na Allah subhanahu wa ta'ala. nanone Allah arongera akatubwira ati muri Qur'ani agira ati wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala, ati ntago umuntu yapfa Imana itabishatse, kandi n'umuntu agiye gupfa apfira igihe Imana yamugeneye ko agomba kuzapfira. nta muntu rero wapfa Imana itabishatse, nta n'umuntu wapfa mbere y'uko igihe cye kigera, ndetse nta n'umuntu wapfa nyuma y'uko igihe cye kigera. umuntu apfa ari uko Imana yabishatse, yagennye ko agomba gupfa, kandi agapfira ku gihe Imana yamugeneye agomba kuzapfa, agomba kuzabera hano kuri ino si. nanone Allah arongera akatubwira muri Qur'ani agira ati hatta idha jaa ahadakum al-maut qala rabbi irji'un, ati nanone Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Qur'ani agira ati kugeza ubwo umwe muri bo agezweho n'urupfu yarangiza akavuga ati rabbi irji'un, Mana amahirwe yo kongera gusubirana ubuzima, amahirwe unyongerere igihe cyo kubaho, amahirwe yo kongera gusubirana ubuzima, la'alli a'mala salihan fima taraktu, kugira ngo mbashe gukora ibikorwa byiza ntigeze nkora, kugira ngo mbashe gukora ibikorwa byiza ntakoze. iyi aya nayo iratwereka ko nyine urupfu ari ngombwa kandi nta kabuza rugomba kuzatugeraho. nanone Allah arongera akatubwira muri Qur'ani agira ati inna Allah indahu ilmu saa, ati mu by'ukuri Imana niyo izi neza, ifite ubumenyi nyabwo bw'igihe imperuka izabera, kandi nawe ugusha imvura,
kandi nawe uzi iby'ababyeyi batwite muri nyababyeyi, kandi niwe uzi icyo umuntu azabona ejo, ni nawe uzi aho umuntu azapfira. Imana yonyine niyo izi igihe uzapfira, kandi nayo izi aho uzapfira. Ushobora kuvukira mu gihugu kimwe ukagikuriramo rwose ukanagisaziramo, ariko wajya gupfa ugapfira ahandi, kubera ko ariho Imana yagennye. Nanone Allah arongera akatubwira ati alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut qala lahum Allah mutu thumma ahyahum. Ati ese yewe ntumwa ntiwabonye cyangwa se ntiwumvishe inkuru y'ababandi bavuye mu byabo bakava mu nzu zabo bagasohoka mu nzu yabo bagahunga ari ibihumbi n'ibihumbi, bagasohoka bari guhunga, bari gutinya gupfa. Imana yarangiza ikababwira ati nimupfe, hanyuma yarangiza ikanabazura. Iyi aya rero irashaka kuvuga ko ibyo wakora byose ntabwo wakumira urupfu. Iyo urupfu rwaje igihe kigeze, Imana yakugeneye nyine ugomba kuzapfiraho, urapfa byanze bikunze. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tubona abapfa bakiri impinja, hari n'abapfa bamaze gukuraho gatoya, ariko mu kuri bakiri abana bato cyane badakwiriye gupfa. Hari n'abapfa bamaze kuba abasore ndetse n'inkumi, hari n'abapfa bamaze kuba ibikwerere, hari n'abapfa bamaze gusaza ariko badashaje cyane byo gupfa, ndetse hari n'abapfa rwose abantu baramaze no kubarambirwa rimwe na rimwe bageze mu myaka myinshi cyane. Rero icyo tugomba kumenya ni uko icyo wakora cyose urupfu ntabwo waruhagarika, kandi nta nubwo waruzanira igihe ushakiye. Iyo igihe kigeze gusa Imana yakwandikiye ugomba kuzapfira, urapfa. Nanone Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala irongera ikatubwira muri Qur'an igira iti aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Ati aho muzaba muri hose urupfu ruzabageraho, kabone nubwo mwaba muri mu nzu z'imitamenwa. Aho waba uri hose, waba uri mu nda y'isi, waba uri mu kirere, waba uri mu muyaga uri kuguruka, waba wihishe, waba uri ku mugaragaro, aho waba uri hose, iyo urupfu ruje ahagusanga kugutwara. Urupfu ni ntakumirwa, nta kintu na kimwe gishobora kuzarubuza kugeraho. Mu yindi aya nanone Imana irongera ikatubwira ngo kul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti aw al-qatl ila akhir al-aya. Ati ntacyo byabamarira guhunga igihe muri guhunga urupfu cyangwa muri gutinya ko mushobora gupfa, kubera ko urupfu ntiruhungwa, ndetse n'umunyarwanda yise umwana we ati ntawuruhunga. Urupfu rero uko wakora kose, uko wabigenza kose, ntabwo warwirinda ngo bikunde, ugomba kuzakugeraho byanze bikunze. Urupfu rwatwaye intumwa, rugatwara abahanuzi, rugatwara abeza waruzi nawe utaruzi, rwose nta kizarubuza nawe kukugeraho, igihe nikigera uzakugeraho. Waqala ta'ala, nanone Imana Nyagasani irongera ikatubwira ngo qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ati Imana yategetse muri aya intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irabwira iti babwire uti mu by'ukuri urwo rupfu muhunga rwose ruzabageraho, nta gushidikanya, rwose muzapfa, ibyo mwakora byose. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada, nyuma ku munsi w'imperuka muzasubizwa ku Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, hanyuma Imana ibabwire inabereke ibyo mwakoraga mu gihe ku isi. Iyindi aya nanone Imana Nyagasani iratubwira iti wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Ati nta muntu n'umwe mbere yawe Muhammad twigeze turema ngo tumwandikeho ko azabaho ubuziraherezo, atazapfa,
ati rero yewe Muhammadi, nimba wowe uzapfa, ese hari undi mu biremwa wabaho uziraherezo akabaho atazapfa? Bishatse kuvuga ko Imana Nyagasani yari iri guca iteka ibwira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati nimba wowe ukunzwe kuruta abandi mu bantu, wowe ukaba uzapfa utazabaho ubuziraherezo, ese byaba bimeze bite kuri ba bandi bari munsi yawe? Abo ngabo nibo ba mbere bo kuba bapfa kurenza wowe. Izi ni zimwe muri aya zivuga ku byerekeranye n'urupfu, ariko aya zivuga ku rupfu ni nyinshi cyane, uretse ko zose tutazirondora cyangwa se ngo tuzisome muri iki kiganiro cyangwa se muri izi nyigisho zacu ziba zigamije akanya gato, ariko ubundi aya zivuga ku rupfu zirenze izi ngizi dusomye aha ngaha. Reka tureberere zimwe muri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ku byerekeranye n'urupfu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rimwe aratubwiye ati akthiru dhikra hadim alladhati, ati mujye mwibuka cyane ikintu gisenya uburyohe, yani cya kindi kiza kikagukura mu bawe, kikaza kikagusohora mu nzu yawe yubakiye, kikaza kikagusohora mu mitungo yawe, kikaza kikagutandukanya n'umugore wawe, kikaza kikagukura mu bana bawe wakundaga, kikaza kikagutandukanya n'umubyeyi wawe, kikakuvana mu nshuti, kikagusohora, kikakubuza umunezero wose, kikakubuza uburyohe butandukanye bw'isi, kikagutwara. Intumwa y'Imana ati mujye murushaho, mujye mwibuka icyo kintu cyane. Hanyuma intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangije avuga ati icyo kintu nta kindi ni al-maut, ni urupfu. Urupfu nirwo ruza rukagukura mu bawe, rukagukura mu buryohe wari ufite, rukagukura mu munezero, rukagukura mu byishimo, rukakwambura ubuzima, rukagutwara. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati mujye muhora mukibuka, mujye muhora mwibuka icyo kintu, bityo murushaho kukitegura, murushaho kwitegura igihe urwo rupfu ruzaba rubagezeho, murushaho kwitegura no gutegura ubuzima muzabaho nyuma y'urwo rupfu. Koko ubuzima ntabwo burangizwa n'urupfu, twahishuriwe ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Nanone intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam irongera ikatubwira ngo la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurri nazala bihi, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani ma kanat al-wafatu khayran li, muttafaqun alayhi. Intumwa sallallahu yatubwiye ati ntihazagire muri mwe umuntu wifuza urupfu kubera ko ari kunyura mu bigeragezo bitandukanye, kubera ko ari kunyura mu byago bitandukanye, kubera ko hari ibintu bitamushimishije biri kumubaho, kubera ko arwaye, kubera ko akennye, kubera ko ari kunyura mu bibazo bitandukanye. Ariko nimba koko ari ngombwa ko abyifuza, azavuga ati Mana mpa ubuzima nimba mbona ko ubuzima ari bwiza kuri njye, ati kandi Mana mpa gupfa nimba koko ubona ko urupfu ari rwiza kuri njye. Uramutse wifuje gupfa wakoresha aya magambo. Rero urupfu rufite ibintu bitangaje cyane, wenda dushobora kuvuga bikeya muri byo. Icya mbere ni uko urupfu ruzagera kuri buri muntu wese, uko yaba ameze kose, uko yaba ameze kose, yaba ari umwami, yaba ari umugaragu, yaba ari umukire, yaba ari umukene, yaba ari buri muntu wese urupfu ruzamugeraho, ntawe rizasiga rwose. Iki ni kimwe mu bitangaje.
hanyuma ikindi kintu cya kabiri ni uko urupfu ruza rutunguranye. Ntabwo rwose urupfu ruzigera ruguteguza, ntabwo ruzakubwira isaha ruzaziraho, nta nubwo ruzakubwira itariki ruzaziraho, nta nubwo ruzakubwira umunsi ruzaziraho, ntabwo ruzigera rukubwira ukwezi ruzaziraho, nta nubwo ruzakubwira umwaka. Rwose ruzaza rugutunguye. Ibyo wicare ubizi, wicare witeguye. Bishatse kuvuga ngo iyo ugeze mu buzima ukavuka ukagera kuri iyi si, ugomba guhita utangira kwitegura urupfu, kuko isaha n'isaha rwaza. Ukarwitegura ukora ibikorwa byiza bizagufasha nyuma yo gupfa, kuko nta gushidikanya nyuma yo gupfa hari ubundi buzima, nk'uko twabibwiwe n'uwaturemye ari we Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo ikabihishurirwa ikabitubwira, nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Ni nayo mpamvu intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ngo al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hano muri hadith iratubwira ngo umunyabwenge ni wibarurira, akikontorora, akagenzura ibikorwa bye, yarangiza agakora ibikorwa bizamufasha nyuma yo gupfa. Naho umunyagihombo ni wa wundi ukurikira irari ry'umutima we, hanyuma yarangiza akiringira ko ku Mana nyine azahabona amahoro n'umunezero n'ibyishimo. Ikindi rero twavuga nanone gitangaje mu kurupfu, innahu lasakaratun, ni uko urupfu rurababaza. Urupfu rurababaza, urupfu ruraryana. Uko waba umeze kose urupfu ruzakubabaza nyine. Niyo kamere yarwo Imana yaruremye ari ikintu kibabaza. Nk'uko Imana yaremye umuriro ikawurema wotsa, ku buryo ikintu cyose nyine kigiye mu muriro kirashya. Ikintu cyose kigiye mu muriro gifite kamere yo gushya kirashya. Niko Imana nyine yaremye umuriro. Ni nako rero urupfu ruteye narwo. Urupfu rurababaza, nubwo uburyo ruzatubabaza wenda bitandukanye, kubera ibikorwa byacu twakoze kuri iyi si nabyo bitandukanye. Hari abo rutazababaza cyane nk'uko, kubera ko bumviye Imana Nyagasani, ariko ubundi kamere y'urupfu ni uko rubabaza. Hari Imana izaha gukomera bakihangana bakarutsinda, ariko mu kuri urupfu rurababaza. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti law naja minha ahadun lanaja minha Sa'ad ibn Mu'adh alladhi ihtazza limawtihi arshur rahman. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihe kimwe yabwiye abasangirangendo be, yarabwira ati iyo hagira uza gukira no kurokoka no gutsinda uburyo urupfu rubabaza, Sa'ad mwene Mu'adh yari kurutsinda ntiyumve ubwo bubabare bwarwo, kubera ko igihe cyo gupfa kwe intebe ya Allah subhanahu wa ta'ala yaranyeganyeze, kubera agaciro ke yari afite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse birananditse mu bitabo bya alladhina sabaquna ahli alkitab, aho Yesu yasabye Imana agira ati
iki gikombe cy'indenge. Ibi byose biragaragaza ko urupfu atari ikintu wavuga ko ari ikintu kiryoshye, wavuga ko ari ikintu gishimishije, wavuga ko ari ikintu kizaguha umunezero, ahubwo ni urupfu rukomeye kandi rurababaza. Ikindi twavuga, innahu la yaqinun falaysa hunaka man yashukku fi amrihi mahma yakunuhu. Nanone urupfu kuva nabaho ntabwo numva umuntu uvuga ngo ntazapfa cyangwa se ngashidikanye wenda avuge ngo nzabaho ubuziraherezo. Buri wese abaho ariko azi ko igihe nikigera agomba kuzapfa. Bityo rero urupfu nicyo kintu nabonye abantu bose badashidikanyaho, nicyo kintu abantu bose bavugaho rumwe, bazi neza ko byanze bikunze kizabageraho. Nanone ikindi twavugaho ni uko urupfu ariyo nzira yonyine izatugeza ku Mana. Ntabwo wazagera ku Mana utanyuze mu rupfu. Urupfu niyo nzira yonyine izatuma turagwa ubuzima, niyo nzira yonyine nyuma yo gukora ibikorwa byiza Imana ikunda ikanishimira, tugomba kunyura muri iyo nzira kugira ngo turagwe ubugingo buhoraho, kugira ngo tugere mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi nanone umuntu yavuga hano, mu bijyanye n'ibitangaza cyangwa se mu bitangaje ku rupfu, ni uburyo tubona abantu bitabye Imana bari abagabo bafite imbaraga, bigenza, bagendera mu mamodoka y'ibitangaza y'agaciro gakomeye cyane ahenze, ariko tubabona babatwaye ku ntugu, bari mu majeneza babahetse. Yushayyi'uha ashabuha, tukababona abavandimwe babo, inshuti zabo, imiryango yabo ibaherekeje igiye kubashyingura. Ni nabyo biratangaje, wowe wigenzaga ufite imbaraga, ariko hari igihe kizagera bakaguheka bagiye kugushyingura, utashobora kwigenza, utashobora kwijyana ngo bikunde. Bakagusohora iwawe, bakagusohora mu nzu yawe, bakagukura mu modoka yawe, bakagutwara ku ntugu bagiye kugushyingura. Ibi rwose biratangaje cyane. Hanyuma ikindi nuko bajya kugutuza mu mva, bakagutuza mu mwobo utarengeje na metero 2. Bakaba ariho bakugenera, bagusohoye mu nzu yawe nini ifite ibyumba utabara, ku gitanda cyawe kinini, mu cyumba cyawe cyiza kinini rwose cyaka amatara, ariko bakagusiga hariya muri uriya mwobo, utagira amatara, utagira umuryango, utagira aho uhumekera. Ibi nabyo biratangaje. Ikindi navuga nanone gitangaje ni ukuntu abagukundaga n'abakwangaga bose bagushengerera, bari kugushyingura, bakakurenzaho ibitaka byinshi, nta mpuhwe rwose bari kukugirira. Ibi nabyo birababaje kandi biratangaje. Ikindi nanone twavuga gitangaje ku bijyanye n'urupfu, ni ukuntu iyo umuntu apfuye abantu bamuririra, agahinda kakabica, bakafatwa n'akababaro, ariko ako kababaro ntabwo gatinda, kamara igihe gito cyane, bagahita bakwibagirwa cyangwa se kakarangira. Abagukundaga bakubwiraga rwose ko bagukunda cyane bikomeye, nta wundi muntu bakunda nkawe, bose agahinda kamara igihe gito mu mutima, ariko bagahita karangira. Ikindi nanone gitangaje ni ukuntu abaguherekeje bagiye kugushyingura,
muri za nshuti zawe na wa muryango wawe n'abandi bose, abaturanyi n'abandi, abakuzi n'abatakuzi, ukuntu rwose bagusiga aho ngaho, bakagusiga aho ngaho wenyine, bakagusiga kuri ako gasi wenyine, bakagusiga muri aya marimbi wenyine, barangiza bakagutera umugongo rwose bakisubirirayo. Nta n'uwakihangana ngo aharare byibuze ijoro rimwe cyangwa se hamara icyumweru cyangwa se ukwezi, cyangwa se avuga ati uyu muntu tuzabana umwaka umwe kubera namukundaga. Rwose batera umugongo wose bagasubirayo, bakagusiga aho ngaho, bakagusigana n'abapfu bagenzi bawe, hanyuma bo bakigendera. Ikindi kintu gitangaje ni ukuntu umuntu wagenderaga hejuru y'isi uko ashatse akidagadura, uko ashatse, noneho isi yo imushyira mu nda yayo, aho atazongera kwidagadura nk'uko yabikoraga. Ikindi ni uko umuntu wamurikirwaga n'urumuri rw'isi noneho ajya mu nda yayo mu mwijima, azongera kubona urumuri ukundi. Ibi nabyo biratangaje. Ikindi mu bitangaje ni uko umuntu wari ufite abantu bamuhora hafi bamuganiriza, bamumara irungu, afite abana, afite inshuti, afite abavandimwe, afite abantu muri rusange bahora bamushagaye kubera wenda uwo ari we, ni uburyo mu kanya nk'ako guhumbya asigara ari wenyine muri iyo mva, ntawe umuganiriza uhari, ntawe umumara irungu uhari, agasigara yigunze. Ibi nabyo birababaje kandi biratangaje. Ikindi nanone gitangaje mu bijyanye n'urupfu ni uko umuntu wambaraga imyenda ihenze y'agaciro gakomeye cyane, yiguriye agahinduranya buri munsi imyenda itandukanye, amakanzu, amakositimu n'ibindi, rwose tumwambika umwambaro umwe w'isanda umwe gusa, atazigera ahindura na rimwe kuzageza azutse, ariwo twita isanda. Byanze bikunze rwose imyenda yawe yose wiguriye ihenze, yagutwaye amafaranga menshi wakundaga, tuyigukuramo tukayisigarana, twangiza tukakwambika isanda ukaba ari ujyana. Ibi nabyo birababaje kandi rwose biratangaje. Kubera iki biba? Allahu a'lam. Allah niwe uzi hekima n'ubugenge burimo aho ngaho. Ikindi nanone ni uko umuntu wahoraga yidegembya ku isi, ku isanzure, afite inzu nini, afite uburiri bunini, afite yisanzura, aryama akisanzura, ntawe umubyiga n'umwe uhari, nta n'ikimubyiga na kimwe gihari, nta kintu na kimwe kimubangamiye, afite ubuhumekero mu mpande zose, yisanga ari mu nda y'isi, ahantu hafunganye cyane, muri mwana ndani. Ibi nabyo biratangaje kandi biranababaje, ariko nibwo buzima, niko Allah yabigennye, kari gutyo bigomba kugenda. Twese tugomba kuzanyura mu rupfu kugira ngo turagwe ubuzima n'ubugingo buhoraho, ariko budapfawe n'umwe, n'Imana Nyagasani. Ikindi rero twavuga dushobora gusa nkaho turangirizaho cyangwa se dusorezaho, ni ukuntu dupfa tukava kuri iyi si, tugasiga ubu buzima duharanira buri munsi, tugasiga abavandimwe, tugasiga abana, tugasiga ababyeyi, tugasiga inshuti. Hari abantu benshi dukomokaho tutigeze tumenya kubera ko nyine bapfuye, hari n'abazadukomokaho batazigera batumenya kubera ko bazasanga tutakiriho, yewe hari n'abadukomokaho
nabo batazigera batumenya kubera ko basanze twarapfuye. Ibi byose nabyo biratangaje. Wakibaza ati ese urupfu rusobanuye iki? Ariko hikima nyayo ni Allah wenyine uyizi, kubera ko niwe waremye urupfu ndetse arema n'ubuzima. Rero mu gusoza turasaba Imana ko yatworohereza akazaduha kuva kuri iyi si rwose twarakoze ibikorwa byiza bizatuma Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala itwinjiza mu ijuru, ikaturaga ubugingo buhoraho ari ryo juru ryayo n'inema zirimo. Azatworohereze mu gihe cyo gupfa cyacu rwose tuzapfa turabemera, tuzava kuri ino si tutanduranije, kandi tuzava kuri iyi si turi abayisilamu nyakuri, twararanzwe no gukora ibikorwa Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ikunda kandi ikanishimira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.